Reka ntangire nifuriza abanyarwanda gukomera mu bihe bitoroshye turimo byo kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Uyu munsi naguteguriye ikiganiro ku bumwe n'ubwiyunge ndetse na gahunda ya Ndi Umunyarwanda. Gusa muri iki kiganiro turifashisha ibitekerezo ndetse n'ubuhamya bw'abana b'Inyange ku Kibuye banze kwivangura maze bagapfira igihe kimwe banze kwivangura. Menya aya mateka umenye abana b'Inyange ku Kibuye babigenje gute kugira ngo batsinde kandi baze gupfira icyarimwe mu kwanga kwivangura ndetse bagahimba cyangwa se bakagaragaza gahunda ya Ndi Umunyarwanda. Mu kiganiro naguteguriye bo bayizanye abana biga mu ishuri ryisumbuye ry'Inyange banze kuvuga ubwoko bwabo igihe bari batewe n'abacengezi tariki 18 z'ukwa gatatu 1997, ahubwo bagahamya ko ari abanyarwanda, bigaragaza ko abanyarwanda bashobora kugaruka mu isano ibahuza y'ubunyarwanda. Uwamahoro Prisca, umwe mu banyeshuri bigaga Inyange ubwo abacengezi bateraga icyo kigo bakayica abana bagera kuri 6 abandi bagakomereka, avuga ko aba bacengezi basabye abanyeshuri kwitandukanya bashingiye ku moko, ariko abana ntibabakundira, babwira ko ari abanyarwanda ndetse batiteguye gutandukana n'umunsi n'umwe. Ngo nubwo hari inyuma y'imyaka 3 gusa Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye, hari ibikomere byinshi by'aya mateka. Uburere n'urukundo abanyeshuri bari baratojwe n'abarimu babo ndetse n'ubuyobozi bwa FPR Inkotanyi bwari bumaze gufata ubutegetsi ntibigeze bashaka kwitandukanya, ahubwo baharaniye kuba umwe no gushyira hamwe ngo batabarane. Uwamahoro Prisca, umwe mu banyeshuri bigaga Inyange akaba ari intwari y'Imena, atanga urugero rw'umwana wari ufite se ufungiye icyaha cya Jenoside, akaba yarabashije kumenya umwe mu bacengezi bari bateye ishuri ryabo, akaba yarasabye abacengezi kubabarira ntibabice. Abacengezi bamusabye kubereka Abatutsi ngo aribo bica gusa, ariko umwana arabakanira ababwira ko bose ari abanyarwanda. Aba bana kandi bagaragaje ubumwe ubwo umwe muri bo yagiraga impungenge z'uko abiga mu yandi mashuri batamenya ibyabaye, maze asaba bagenzi be gusohoka mu ishuri biruka bataka kugira ngo abandi babimenye nabo bahunge. Uku ukaba byagenze, maze gusohoka biruka abacengezi babateramo grenade yahitanye wa wundi watanze icyo gitekerezo, ariko harokoka benshi. Urugero rw'abana bamaze kwitandukanya, bamaze kwibasirwa n'umwanzi batazi, kuko bitandukanye bose bakibasirwa n'umwanzi batazi ko bizabaviramo kwitwa intwari z'Imena. Uwamahoro asanga rukwiye kubera isomo abanyarwanda bakamenya ko umunyarwanda ariyo sano nkuru. Ati icyo nsaba abanyarwanda ni ukubaka ubumwe bakirinda gutatira igihango cy'ubunyarwanda. Imva y'imwe mu Mena zishinguye Inyange. Uwamahoro arasaba kubaka icyo gihango ku buryo bazagera ku ipima bamwe mu baturage bavuga ko bizabereka ko Ndi Umunyarwanda yabacengeyemo ari byo gushyingirana hatitawe ku moko no gutanga amakuru ku bapfuye muri Jenoside, ariko kugeza ubu imiryango yabo ikaba itaramenya aho baguye. Ishuri ryisumbuye ry'Inyange riri mu cyahoze ari Kivumu muri Perefegitura ya Kibuye, ubu akaba ari mu karere ka Ngororero. Buri tariki ya 2 Gashyantare u Rwanda rwibuka intwari zaharaniye inyungu z'u Rwanda n'ubunyarwanda kurusha inyungu zabo bwite cyangwa iz'abantu bamwe. Intwari z'u Rwanda zirimo ibyiciro 3: Imanzi, Imena n'Ingenzi. Zimwe mu ntwari z'u Rwanda harimo Meja Gisa Fred Gisa, Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, Agatha Uwiringiyimana, Felicite Niyitegeka, Michel Rwagasana n'abana bigaga mu ishuri ryisumbuye rya Nyange 1997. Ikiganiro gito naguteguriye ku bijyanye n'ubutwari, ubumwe ndetse na gahunda y'Umunyarwanda yaje guhishurirwa ndetse imenyerwa ku bana b'Inyange ku Kibuye banze kwitandukanya maze bavuga ko ari abanyarwanda. Komeza wihangane mu bitoroshye byo kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi.